zino nkweto za high heels bamwe bita nshinga burya ntago zagenewe abagore bwa mbere na mbere bazikora, ahubwo zari zaragenewe abagabo. Ibi ngibi byumvishe bakumva koko bitangaje, gusa ibi ngibi bishingiye ku nkuru y'abantu batwaraga amafarashi ndetse mu gihe cy'intambara. Ubundi mu myaka amajana ishize abitwaga Persian cavalrymen bari abagabo bari baratojwe kurasira ku mashofari, ahangaha barasaga imyambi. Abangaba bagafite ubushobozi bwo kuba barasa kandi batwaye amashofari ku muvuduko mwinshi. Gusa ikibazo bahuraga nacyo ni ukuguma bameze neza bari ku mashofari kandi arimo aragenda. Ubundi iyo urimo uratwara ishofari ibirenge byawe biguma mu byo twita stirrups, biba bifashe ibyo birenge nyine. Gusa iyo bigeze ku muvuduko mwinshi bitangira kugorana yuko bya birenge byawe byaguma bifashwe muri stirrups. Ahangaha rero niho babaga bakeneye akantu kameze nka nshinga cyangwa se kariya ko kuri nshinga bita heel. Akangaka katumaga mu gihe bano ba archers cyangwa se bano barasa, ndavuga imyambi, baguma bahamenye bose muri make za nkweto zabo zitanyerera ngo zijye imbere, bakaba bakwisanga baguye hasi. Rero nubwo ubu ngubu abagore bagikoresha cyangwa se bakoresha zino nkweto za high heels mu myambarire bisanzwe, iki gihe cyo bakoreshaga zino nkweto mu bihe by'intambara. Gusa rero ntabwo wakwiyumvisha uburyo izi nkweto uyu munsi zikoreshwa nk'ikimenyetso cy'imbaraga, ubukire ndetse n'ubwamamare. Noneho ikindi kintu gitangaje, umwami Louis XVI w'Ubufaransa yari azwi kwambara high heels z'umutuku. Gusa uko hagiye hashira imyaka myinshi izi nkweto za high heels zabaye iz'abagore. Njye nari iFabrics, wakoze kunyumva.